Yes, ni Kigali CNN twongeye gufata akakanya kugira ngo tubashimire mwe mwamaze gukanda subscribe kuri channel yacu ndetse namwe mutarayikanda. Nyaboneka uyu munsi reka muze gufata akanya gato cyane murebe aho hantu hari subscribe muhakande ndetse n'ahantu hari inzogera muyikande kugira ngo amakuru yacu ajye abagereraho igihe buri munsi gatanu kuri gatanu, ndetse ntimukibagirwe no gukanda like nyaboneka ndetse na za comment zanyu tuba tuzikeneye. Namakuru rero nkuzaniye namakuru ari kuvugwa cyane muri showbiz ndetse no muri politike, aho ngiye kuba nkubwira byinshi bitandukanye biri kugenda bivugwa hano mu gihugu ndetse no hanze yaho. Ingingo z'ingenzi rero tugiye kuba twibandaho, ngiye kuba nkubwira uko bihagaze uyu munsi cyangwa se uko bihagaze none hanyuma yuko The Ben nyine yandika ibaruwa yandikiye urukiko avuga nyine ko asabira imbabazi Sengabo Jean Bosco. Uyu akaba yaramamaye nyine mu ruhando rwa entertainment nka Fatakumavuta. Byinshi ndaje kuba mbigarukaho ndetse nkubwira ibitekerezo bigiye bitandukanye bikubiye kuri ubu busabe bwa The Ben, aho nkurarikira kugumana natwe kugira ngo wumve byinshi kuri iki kintu, ndetse ni ikintu rwose abantu bari kwibaza bavuga ati se byagenze gute kugira ngo The Ben yandike iyi baruwa. Byose n'ubusesenguzi butandukanye ngiye kuba ngarukaho mu kanya gatoya, ndetse ntago ndi bugume muri izi nkuru z'ubutabera cyane cyane zifite aho zihuriye na entertainment nyarwanda. Ndaza no kuba nanone nkuganisha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika nyuma yuko Donald Trump amaze gutsinda kuyobora nyine Amerika bwa kabiri. Ndaza kuba nkubwira noneho ibindi biri kuvugwayo aho ishyaka ry'abarepublike ryabonye ubwiganze muri Sena ya Amerika, ndetse ndaza kugarukana none mu Rwanda nkubwire ibikubiye nanone mu butabera cyangwa se nkujyane mu gisata cy'ubutabera, nkubwire inkuru nshyashya nyine kubakekwaho uruhare nyine mu rwo kwica cyangwa se uruhare ku rupfu rwa Olga Kayirangwa, aho nkubwira amakuru mashyashya nyine agezweho ubu ngubu nyuma y'ibyabaye byose. Nkaba nkuzaniye andi makuru agezweho none nkurarikira kugumana natwe. Yaboneka ntugende utumvishe aya makuru yose kuko na makuru akubiyemo za breaking news cyangwa se akubiyemo ibintu bishyashya utigeze wumva ahandi hariho hose. Ni Kigali CNN nkwibutsa ni nyaboneka kanda subscribe kugira ngo dukomeze tubane mu makuru yacu y'ubutaha. Yes, mbere yuko dutangirira rero, mbere yuko tugera ku nkuru yo kuri aba bantu bakekwaho kwica Olga, reka tubanze duhere kuri inkuru ya Fatakumavuta. Uyu nyine akaba ari Sengabo Jean Bosco. Ku munsi w'ejo akaba aribwo yakatiwe nyine gufunga cyangwa se gufungwa iminsi 30 y'agateganyo, mu gihe nyine urukiko cyangwa se urubanza rugiye gukomeza aho yazaba ari kuburana mu mizi. Uyu rero Sengabo nyuma yo kuburana nyine ubwo yagiye yasobanura ibintu bigiye bitandukanye kuri case ye, bamwe ndetse bagatangira kubibonamo kuri abandi ntibabibone gutyo. Reka nkubwire ubu amakuru agezweho ari kuvugwa nuko The Ben yamaze kwandikira urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro asabira imbabazi uyu Sengabo Jean Bosco nyine wamamaye nka Fatakumavuta. Yanditse urupapuro cyangwa se ibaruwa rwose aranayisinya, ayijyana no kwa noteri ndetse bayiteraho amakashe kugira ngo byemerwe ko ari ibaruwa iri official yanditswe n'uyu mugabo w'umuhanzi icyamamare muri muzika nyarwanda Mugisha Benjamin bakunda kwita The Ben. Ibitekerezo byabaye byinshi rero nyuma yuko ikintu kijya hanze, aho bamwe bagiye batanga ibitekerezo byabo ndetse batanga comments zigiye zitandukanye kuri iyi nkuru, cyane cyane nko ku rubuga rwa X, aho hari uwavuze ati hanyuma si iby'urumogi bamusanganye mu mubiri biraza kubabarirwa. Nabyo ni byinshi cyane bagiye bavuga, ndetse abandi bavuga ko nk'uwitwa X wawe yavuze ati cyakoze The Ben arashimishije. Ni byinshi byagiye bivugwa. Hanyuma nanone abandi baravuga ngo ariko abahanzi bategana nabo kubita ibifura mu kinyarwanda cya OG. Turabizi ko abastari baserera ubukwere ibi bya
byatujyanye aha. Ni byinshi nyine yagiye avuga, ndetse kandi akomeza avuga ko ibintu byo kwirakaza ribu ishyigikiye bizatuma twisanga no kureba umuntu ari icyaha kigufungisha ngo nuko yatanze ikirego. Ni byinshi bagiye bavuga, bagiye batanga nyine impamvu zigiye zitandukanye ndetse na komenti zigiye zitandukanye. Undi witwa HD 250 ati nibamurekure kubera iyi baruwa rwose The Ben arabakoze umuti kabisa. Byinshi byagiye bivugwa. Reka tuve kuri iyo nkuru, aho bamwe batangiye no kwibaza bati ninde wakinye deal akajya nyine kwa The Ben akamubwira ati nyaboneka andika ibaruwa, dore ko yari yanditse nyine avuga nyine ko ababariye nyine Fatakumavuta, ariko umwavoka wa Fatakumavuta witwa Fatakumavuta akaba yaravuze ati ubu ibi The Ben yanditse nta gaciro bifite igihe cyose ataba yanditse ibaruwa yandikira urukiko. Rero iki kaba cyamaze gukorwa na The Ben uyu munsi, urukiko ndetse rukaba rwamaze kwakira iyi baruwa. Ubwo nyine tukaba dutegereje ibyo urukiko ruzavuga kuri iyi baruwa, ndetse niba wenda izi mbabazi hari icyo zishobora guhindura ku miburanire ya Fatakumavuta ubwo azaba ari kuburana nyine mu mizi. Reka tuve kuri iyo nkuru rero twerekeze kuri iyi nkuru nanone kubakekwaho nyine uruhare mu rupfu rwa Olga Kayirangwa basabye urukiko kurekurwa. Ni Nasagambe Fred ndetse na Gatare Gideon Junior bakekwaho kugira uruhare nyine mu rupfu rw'umukobwa witwa Olga Kayirangwa waguye mu rugo iwabo yabasuye. Bakaba rero aba bagabo babiri cyangwa se aba basore babiri basabye urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge kubarekura bagakurikiranirwa cyangwa se bagakurikiranwa bari hanze. Urukiko rero rw'ibanze rwa Kicukiro rwari rwagaragaje ko hari impamvu nyine zikomeye zituma abaregwa bakekwaho ibyaha bikurikiranwa, ibyaha nyine bakekwaho ibyaha bakurikiranweho, kandi ko hakenewe gukorwa iperereza ryimbitse kugira ngo hagaragazwe nyine ikishe nyakwigendera mu buryo budashidikanywaho, rutegeka ko bafungwa iminsi 30 y'agateganyo. Inkuru dukesha ikinyamakuru Igihe yakomeje igira iti aba basore bajuririye nyine iki cyemezo, bagaragaza ko urukiko rwasesenguye mu buryo butari bwo raporo z'abahanga ku rupfu rw'uyu nyakwigendera. Mwiburanisha ryo ku itariki ya 7 Ugushyingo 2024 mu rukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge, abo basore babiri n'ababunganira nyine bagaragarije urukiko ko bajuririye nyine icyemezo cyo gufungwa iminsi 30 y'agateganyo kuko batanyuzwe nyine n'icyo cyemezo. Ikinyamakuru Igihe gikomeza cyandika kigira giti bagaragaje ko umucamanza mu rukiko rw'ibanze rwa Kicukiro yaciye urubanza yifashishije raporo y'abaganga yakozwe ni kwisuzuma nyine ry'umubiri wa nyakwigendera Kayirangwa Olga, nyamara ayivugisha ibyo itavugaga cyangwa se avuga ibyo itavuga iyo raporo nyine. Urukiko rero mu gusesengura iyo raporo y'abahanga ngo rwasanze aho bafashe ibizamini bigamije kureba niba nyakwigendera yarasambanyijwe. Mu isesengura ry'iyo raporo ngo byagaragaye ko harimo amasohoro y'umugabo mu gitsina cye. Kuri raporo rero y'abahanga yisuzuma murambo ivuga ko mwisesengura nyine igaragaza ko igituza n'ijosi bya Kayirangwa bifite ikimenyetso cyo gukomereka cyangwa inguma, bigaragaza ko hashobora kuba harabayeho kuniga Olga mu ijosi cyangwa se kumufata hakoreshejwe imbaraga bigatera gukomereka. Abaregwa rero bagaragaje ko raporo y'abahanga isobanutse kuko itagaragaza ikintu runaka cyaba cyarateye urupfu rwa Kayirangwa Olga. Bavuze ko batazi impamvu umucamanza mu rukiko rw'ibanze nyine rwa Kicukiro yavugishije raporo ibyo itavuga. Basaba ko urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge rwakongera gusesengura nyine ibimenyetso byatanzwe. Ni byinshi rero byabereye mu rubanza, ni byinshi byavuzwe, komenti ni nyinshi. Abatakurikiranye nyine mwajya ku kinyamakuru Igihe.com mugasoma inkuru yose kugira ngo mumashe gusobanukirwa. Reka tuve muri ibyo tugaruka muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho amakuru ahari nuko ishyaka ry'abarepublike ryabonye ubwiganze muri Sena ya Amerika. Imyaka rero
ishyaka rero ry'abarepublikani ryongeye nyine kubona ubwiganze bw'abagize nyine sena ya leta zunze ubumwe za Amerika mu matora yabaye nyine ku wa kabiri, ryabonye imyanya nyine 51 kuri 50 iteganyijwe. Kugeza kuri uyu wa gatatu nyine ntiharamenyekana ishyaka rizegukana nyine imyanya myinshi mu bagize umutwe w'abadepite mu nteko ishinga amategeko ya Amerika. Imyanya 435 yose rero y'abagize inteko ishinga amategeko ya Amerika yarahatanirwaga mu matora yabaye nyine ejo ku wa kabiri mu gihugu hose, mu gihe imyanya 34 mu myanya 100 igize sena nyine yahatanirwaga. Mbere y'umunsi rero w'itora abademokrate bo bari bafite nyine ubwiganze muri sena, mu gihe abarepublikani bari babufite mu mutwe w'abadepite. Intsinzi rero yabonetse nyine ku bahatanira imyanya ya sena muri leta ya West Virginia ndetse na Ohio, byongeye kubasubiza nyine ubwiganze bw'amajwi mu mutwe wa sena w'inteko ishinga amategeko ya Amerika. Ngayo nguko rero mu makuru twari tubafitiye uyu munsi muri updates ndetse na breaking news twari tubafitiye uyu munsi nizi ngizi. Mbabwira ni kanda subscribe niba utarayikana kugira ngo dukomeze tubane, ndetse mbararikira kuza gukurikirana izindi breaking news ziri buze gutambuka mu masaha y'umugoroba muri evening y'uyu munsi itariki 7 ukwezi kwa 11 2024. Ciao ciao.